rukundo ngwino uzajya unkorera ubwire n'amahanga ko ndi Mana nzima uwankoreye wese ntazamureka nzabatabara mbere y'inshuti nziza nzajya muhamya ndetse no mu bapinga nzajya muvuga yambereye Imana yarandokoye nzamuririmba mureke mvuge Yesu naramumenye mureke mvuge Yesu naramumenye ni njye uzaho yankuye yaranyijije nzamuririmba mundeka muririmba Yesu yarakoze yankunze ntamuzi ntaramumenya mpindurira amateka aranandokora nzajya muvuga hose n'Imana ikora azi gutabara abagutega iminsi nk'abakuremye abakugendaho nk'aho uri inzira abakwinuga nk'aho bakwikoreye bakuvuga bukira nk'aho uri inzigo dore igihe kirageze bazaceceke ikorera igihe mureke mvuge Yesu naramumenye mureke mvuge Yesu naramumenye ni njye uzaho yankuye yaranyijije nzamuririmba icyankundira Imana ni nyamaboko aba niyo bakwanze ihita ibibona kagutiza umurindi kaguteza imbere komeze yitwa Imana niyo kubahwa nzayihamya yewe mwene data wicika intege ngutinya amagambo usubira inyuma imbaraga zikurwanya n'inyantege nke nawe uri muri twe n'umugabo ukomeye turabaneshi mureke mvuge Yesu naramumenye mureke mvuge Yesu naramumenye ni njye uzaho yankuye yaranyijije nzamuririmba